Sewa karango tono. Enesimo eyikanye niyo. Okay, mukama ko mukisa. Kakati munaye mukume ebintu bulungi eyo wakati sirabayo sibwe kire. Je komeza mwene data ndakutunurira. Haleluya. Amen. Iyo amen ivanzemo n'ibitotsi. Haleluya. Agambe mukube haleluya tari motulo. Bo ahana amasaha ageze. Okusinzira sawa wezituse. Umuntu avuze ibintu byinshi bwadukera. Omuntu bwayogera ebintu bingi buyinza okuca. Ariko numvaga bihari. Naye mbade pulira nga webiri. Ariko ndabyihoreye. Naye ngina bireka. Nimba hari umuntu waje nyuma namaze kwivuga no kuvuga amazina yanjye kuko nabonye abantu bagumye biyongera yarabyenga abantu basigadde beyongera iye Uwiringiye Imana Theo asara ko microphone tata naje mvuye mu Rwanda yazenga vude Rwanda ndashima Imana ko ndi hano yebaza mukama kubanga ari wano mubikomera amashyi mumukubire mu ngare z'abandi ezengaro ngasiza akatona zongereko hano haciye abaririmbyi benshi wano wahise w'abayimbi banje kandi bose baririmbye neza naye ate bona abayimbi bulungi mubakomera amashyi mubakubire mu ngaro n'ubwo bakoze ariko buriya tugiye gutanga amanota naye ate bwe tuwayo mu bubonero kuba maze kuririmba bose kuba amaze okuyimba bonna mubona umuntu witanze kurusha abandi ari uyu mulabye omuntu eyeewaddeyo okusinga abalala yane bose baririmbye neza ariko uwitanze kurusha abandi eyeewaddeyo okusinga abalala yane mutungeho ibiganza turebe ng'abangi wali yane mwogere haguruka abantu bakuru ono oba oli abakkiriza toli eyeewaddeyo bakole bwe bati tulebe amen oraba umuntu kuza kurara ijoro omuntu kujja okusula ekiro akanaririmba n'ayimba ameze kuriya ameze MP wa kisanja kya myezi 9 ni ukwitanga cyane kwewaayo noneho ibiganza ni mu bimutunga muvuga ngo Imana emikono mugizeri mugambati mukama muweki mwogera nnyo mukama muweki amaani ogogona gugo mugorore bulungi emikono namwe mugambe nti mukama muweki umugisha sente obulamu butagwawo mwage mungulatere ndumva ndi burekeraho hanyuma mfite urupapuro ruriho indirimbo zasabwe n'izo bambwiye nina obupapuro obuliko enyimba ze basabye ne ze baŋŋambye kandi aho amasaha ageze zose ntiziri buririmbe ate esaawa we zituuse zonna tezigenda kuyimbibwa ndagerageza kuririmba izo mbona ko ari ngombwa ndowooza ngenda gezaako kuyimba ze ndaba nti kisaanidde hanyuma kandi ibyo nabyo kubitindamo ni ukumara indirimbo ni bande bambonye ari ubwa mbere amaso mu yandi abandabye nga gwe gusuuse atari kuri televiziyo nga si ku TV nga si ku simu atari ku mafoto nga si ku bifaananyi ukaba ari ubwa mbere umbonye nga gwe mulundi ogusoose okundaba amaaso situla emikono ego uyu mugabo nawe mumutunga ibiganza arabyina cyane omusajja oyo naye mumuweeyo emikono kubanga kandi abyinira Imana mukama muweki hari n'abandi babyinira mu tubari mumutunga ibiganza waliwo abasinira mu bbaala mumugororeko emikono muvuge ng'Imana muwiki imigisha
zasabwe enyimba ze mwasabye ntabwo arizo ndi buhereho size ngenda tandikirako izasabwe ziraza nyuma ese zasabirwa tugenda uruvanyuma rw'ekigambo niba nawe hari indirimbo ukunda oba nawe waliwo oluyimba lwoyagala nayo uze kuyivuga olwogere hanyuma nayo uze kuyiririmba narwo ngenda luyimba oluvanyuma rw'ekigambo izo ziraza muzasabwe nyine ezo zigenda kujya muzisembayo ngiye gutangirira kuzo napanze kandi nabonye ibintu byinshi hano nuko nabuze uko mbivuga narabye ibintu bingi wano lwakuba sina ngeri gyonjogera nabonye iteraniro rya nijoro gwe murundi omusoso kwabe olukungana lw'ekiro sinabonamo abantu basinzira nga sirabye maaso magira yadde haleluya ubundi bigera saa 9 abantu barimo bituusa sawa mwenda ng'abantu bagira w'ebitabo bawugota Imana yabahaye imbaraga muyikomera mu kigo umuntu udufasha nahera ku ndirimbo yitwa ineza atuyamba ko atandikire ku ruyimba lwe bayita obulungi indirimbo iravuga ko ineza y'umuntu niyo imutera gukunda nakesere kanjye muzasabwe ndasaba nsabiyihera mwabasaruzi icyifuzo njye niyo nsabye muzasabwe aha kare baraza kuziduha rero reka ndaza gufata agapapuro nzandike mwebwe nimuhaguruke gusa nibadushyiriremo indirimbo amaboko yawe niba ari mazima abashaka ubwiza tubahera no kudapfa babishakishe gukora ibyiza bagacogora intambara no kurasana ndetse n'amagambo yo gusabanya ntibifite agaciro abashaka ubwiza tubahera no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora intambara no kurasana ndetse n'amagambo yo gusabanya ntibifite agaciro ineza y'umuntu ntibunzera guhuzwa kugira neza ukayisanga iyo ugiye ukakugaruka ukiriho ineza y'umuntu ntibunzera guhuzwa kugira neza ukayisanga iyo ugiye ukakugaruka ukiriho abakunda Imana bayizamurira amaboko gutya ayayaya ukorera Imana n'abantu bazapfa ejo tutitaye ku by'isi bitagira nyirabyo kubera yuko umuntu apfuye arabisiga bikaribwa n'umuntu utarabiruhiye uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana yawe ukorera Imana n'abantu bazapfa ejo tutitaye ku by'isi bitagira nyirabyo nyamuneka kubera yuko umuntu apfuye arabisiga bikaribwa n'umuntu utarabiruhiye uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana yawe ineza y'umuntu ntibunzera guhuzwa ugira neza ukayisanga
ukayisanga iyo ugiye wagira nabi bikakugaruka ukiriho ineza y'umuntu ntibibuze kumva ugira neza ukayisanga iyo ugiye wagira nabi bikakugaruka ukiriho abantu bakunda Imana bongera bazamura ibiganza turebe nikomera amashyi yo hejuru abanyamugisha n'abamenye Imana batayibangikanya n'ibigirwamana abo bantu amazina yabo yaranditse iyo Mana ntiyambarizwa mu gicumbi niba yanura imvura iguye ngo ihunge ongera uyikomera amashyi abanyamugisha n'abamenye Imana batayibangikanya n'ibigirwamana abo bantu amazina yabo yaranditse iyo Mana ntiyambarizwa mu gicumbi niba yanura imvura iguye ngo ihunge ineza y'umuntu ntiyimutera gukundwa kugira neza ukayisanga iyo ugiye wagira nabi bikakugaruka ukiriho ineza y'umuntu ntiyimutera gukundwa kugira neza ukayisanga iyo ugiye wagira nabi bikakugaruka ukiriho ineza y'umuntu ntiyimutera gukundwa kugira neza ukayisanga iyo ugiye wagira nabi bikakugaruka ukiriho abishimye dukomere Imana amashyi.